Eka anongere mbifurize ibihe byiza nizere ko mumeze neza hamwe mwese mudukurikira muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali reka twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Birumvikana ni ikiganiro cy'imikino, ikiganiro cya Rayon Time Show. Aha tugenda tuganira amakuru atandukanye birumvikana by'umwihariko ya Rayon Sport. Ku munsi iwejo ni amakuru yabyutse avuga muri equipe ya Rayon Sport. Hanyuma abantu benshi bagenda ajyaho impaka bibaza byinshi bitandukanye. Uraza kumenya ngo ese ayo makuru ubundi yarari kuvuga iki, ariko by'umwihariko agaruka ku bijyanye n'imibereho muri equipe ya Rayon Sport. Ni Jazz azagaragaye mu mukino bakinye n'ikipe ya Mukura Victor Sport. Abantu benshi baravuga bati ese izi Jazz ko zitagaragaraho ikirangarego ni kimwe cya company iyo ari yo yose baba abamamariza. Baravuga bati ese byaturutse he nka equipe nka Rayon Sport ifite izina rimeze gutya. Twaje no gukubita icyumvirizo, tuza kugerageza gukura amakuru yose, tuza gukurura buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kumenya icyabiteye, tumenye imva n'imvano. Kugeza ubu ngubu abafana batangiye no kuvuga bati ese retired ingoma ye izarangira ryari ko tubona bitangiye kumuyobera hakiri kare. Turaza kugerageza duhamagare muri equipe ya Rayon Sport nibiza kudukundira, tuza kuvugisha umuvugizi wa equipe cyangwa se retired Jean Fidela, president wa equipe ya Rayon Sport, nawe aze kuduhereza version n'itaza gukunda. Turaza kwifashisha amasesenguzi natwe tubahereze update twabashe kuba twakura muri Rayon Sport ibiri kugenda habivugwa kuri iyi ngingo. Mwe n'andi makuru agiye atandukanye birumvikana. Turaza kwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu gikombe cyiza kirakataje kabisa, imikino ikomakomeye ikomeje kugenda ivuza ubuhuha. Turaza kugerageza kubihuza n'ibiri kubera muri Qatar, hanyuma tuze kumenya neza ese ni equipe ishobora kuba imaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Rero tubaza kubahereza ibitekerezo, tubaza kubahereza umwanya birumvikana muze gutanga ibitekerezo byanyu. Aha nimero ya telefone ni 0784422982, hanyuma uze kutwandikira cyangwa se duhamagara tuze kugenda tuganira. Uraza kutwandikira nanone kandi muri comment hano kuri YouTube live, hanyuma ugende tubwira ngo bimeze gutya, hanyuma natwe atugende tugenda adusoma twumva ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi abakiriya. Nabwe muraba yitwa Kadenesi Mugasura, abona rwose yamaze kugera ahangaha, ndabona yamaze kwandika avuga ati Rayon Sport yacu, ati ibyo bintu ntabwo bikwiye habe na gatoya, ni ukudusebya rwose ibyo bintu byo kuba bajya mu kibuga bambaye jezi zimeze gutyo rwose. Ati njyewe ndaza gusaba rwose nze muri yanditse bidasomeka, ariko by'ukuri ubona ko nawe asa naho atishimiye iki kintu cyabaye. Ni ku mukino wahuje n'ikipe ya Mukura Victor Sport. Murabyibuka neza umukino waje kurangira ari ibitego bibiri. Nahoze mbona hari n'abantu bari kumbaza ngo nze kugerageza kubahereza 11 abanjemo ku mpande zombi, hanyuma wenda baze kumva niba koko bari bakwiye kunganya na equipe ya Mukura Victor Sport. Rero ibitekerezo byanyu ndi kugenda mbyubahiriza, ndanagiza gukurikiza ibyo muri kunsaba birumvikana. Nk'uyu nguyu ati mwiriwe neza basore, ati ndabakunda cyane, ati ndi hano Inyamagabe, ati mukomeze mutugezeho ayo makuru kandi turabemera. Ati nitwa Chris de Geya, ati update zanyu ndazemera, tangaha niho mba nibereye kabisa. Ati mwiriwe neza, ati nitwa Jean Bertrand, ati mwiriwe kabisa. Ati rero ikipe ya Sport ndabona retired munaniye. Ati nitwa Felicien, ati muze kudusuhuza twese hano twibereye mu Kampenge. Mu Kampenge kahe wan? Nziko i Kigali hari mu Kampenge.
ni Musanze harahari ni Musanze harahari rero ni ukumenya ngo ese mu Kamenge ni he ati nitwa Muneza Convis ati ndabakunda cyane kabisa ati ankunda uburyo mugenda mutugeza amakuru ya Rayon Sport ati muze kutubwira ese mu by'ukuri retired ingoma ye izarangira ubona ko rwose mwavuga bati kabisa retired ingoma izarangira ryari ndabona abantu benshi kugenda batsaba ngo mbagezeho 11 babanjemo ku mukino bahuje n'ikipe ya Mukura Vital Sport umukino baje kunganya ari ibitego bibiri ku bitego bibiri igitego cyashinzwe na Paul Were ndetse n'ikindi cyishyuwe na Onana Leandre Esombe wiri kuri penalty itaravuzweho rumwe goro 11 babanjemo mbere uko wenda twinjira neza no muri iri bara ryabaye akipe ya Rayon Sport mwizamu yari yabanjemo witwa Adolphe Hakizimana hanyuma harimo abakinyi nka Mucyo Didier harimo Mitima Isaac harimo Ngenda Ahimana Eric harimo Nkurunziza Felicien umukinyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport harimo Mugisha France ko bakunze kwita Master harimo Nishimwe Blaise muhungu wa Mateso harimo Iraguha Haji harimo Polo Wele natsinze igitego no ni Musa Kamera gitsinze mubuharire harimo Wiri Esamba Onana harimo ndetse n'uwitwa Musa Kamara natsinze igitego cya mbere cy'ekipe ya Rayon Sport ngabana 11 abanjemo ku mukino wahuje n'ekipe ya Mukura Victor Sport mukino waje kurangira amakipe yombi aguye miswi ibitego bibiri kuri ibyo ushobora kwibaza rero ngira ibara ryabaye ubundi mva n'imvano niyihe nitwa Jason hanyuma reka amite nkubita icyumvirizo ndebe ko nahamagara hanze ndavuga muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se mpamagare umusesenguzi mfite muri studio umeze neza cyane kabisa hanyuma agenda bahereza ubusesenguzi kuri uyu mukino ntekereza ko muraza kugenda muryoherwa kabisa mwumva uko bimeze mukanya gato rero ndaje mwakire yitwa Alexandre Muneze muze kuba mwiteze aza kubaheza ubwino kuri iyi Chelsea ikipe ya Sport baje batambaye iyi company inimwe muri rusange makuru mfite ngo nuko afite amakuru yose yuzuye turaza no kugerageza guhamagara muri Sport no batubwire ko bisi yabo uko imeze mbona rwose abantu bo muri Rayon Sport basizoye ubwo rero reka mpite nakira umusesenguzi dufite umusesenguzi ufite muri studio kabisa namaze kumubabwira musanzwe mumenyera hangaha kuri YouTube yitwa Alexandre Muneze tugwaye ikaze mu kiganiro kapo ndabakire namwe murakoze cyane meze po turashima Nyagasani meze neza cyane Kigali se meze bite biragenda gake tunakavura karabo ibintu by'imvura ariko muri Kigali abantu bayibuze hanze ya Kigali nabyo muri Kigali urebye karaboneka none tugarutse ku ntuza yacu twari dufite uyu munsi ntaho ngiye kuvuga ku bya Rayon Sport cyane ngewe kuri no mikino irimo iragenda ikina ko ndabona itanameze neza ko imaze imikino igera muri 2 itabona amanota yuzuye none ngewe ibyo ntabwo ngiye kuvugaho none icyo ngiye kuvugaho ahubwo ni itangazo ejo Skol hari itangazo yasohoye reka sinzi nimba barayibonye neza ariko ari itangazo ryasohotse rivuga ko ati Rayon Sport nikomeza kwitwara gutya ko uyu mwaka nidatwara ngo nitagira igikombe na kimwe itwara ngo imaze imyaka igera muri 2-3 nta gikombe ifata ko hari amasezerano Skol imwe igiye kwita itangira igasenya hagati yayo na Rayon Sport ubwo sinkeka ko iri tangazo ryaba ryiza ku bakunzi ba Rayon Sport nibikomeza gutya kuko urumva ngo Rayon Sport yarifite mu baterankunga bakomeye cyane ni Skol rero sinzi nimba birayimerera neza nibibazo mu bindi nibazo uri kugenda byongera mu bindi ngira ngo byatangiye mu minsi yashize akipe ya Rayon Sport ubona ko itari kwitwara neza abantu bakavuga bati ese aba baterankunga bo basanzwe bayitera inkunga biraza kugenda biteye baraza kubyitwaramo gute hanyuma iryo tangazo ryasohotse ku munsi w'ejo ntabwo twagerageje kurihereza abantu nka update ariko
abantu bakoresha social media cyane kuri Facebook bararibonye. Ni itangazo navuga ko ryaje risa naho riri kwiyongera ku bibazo byari bimaze iminsi muri equipe ya Sport cyane ibya Jesse. Hanyuma Alexandre kino kipe ya Mukura Victor Sport ikipe ya Sport yaje mu kibuga yambaye Jesse stand itariho company nimwe, kandi twagiye kureba neza dusanga amakipe yose yo muri shampiyona nibura yo mu Rwanda Jesse zabo ziba ziriho company, ugasanga bamwe bambara masita, ugasanga nyine byanga byakunda burani nakamenye ka muri football kuma Jesse yo muri football ibyo bintu biba bihari. Hanyuma equipe ya Sport rero ikipe ya Sport yo urabona biri gupfira. Ikipe ya Sport ubu ngubu se wamenyana biri gupfira, kuko sinzi nimba n'abanyamakuru hari uruhare babigiramo, sinzi ahantu biri gupfira. Ko ejo abantu bakurikiranye imbuga nkoranyambaga z'abayobozi ba Sport, wabonaga ko bari barimo baravuga ati hari abanyamakuru bamwe bagiye kubaninga bakajya babima amakuru, kubera amakuru amwe batangaza leta yasohoye, bigatuma bateranya na fan club ya ntuza y'abafana bari. Urumva rero abanyamakuru bamwe bagiye kujya babaningwa kugira nko ku ntuza nko kubivuga wenda bakabima amakuru bitewe n'ibihuha bimwe barimo baragenda batanga. Rero no rero urumva hari gasopo irimo iragenda itanga, nabo bari kugenda batuma hari ntabwo ari ibihuha, kuko ni ibintu byabaye bigaragara. Ikipe ya Sport ajya mu kibuga ubona ko ari ikipe yari yambaye Jesse rwose, ari ibintu bigaragara Jesse itariho company nimwe. Abantu bakibibona baravuze bati wenda ashobora kuba ari imyenda ya warm up, mu kanya gato baraza gusubira mu Rwanda bambaye indi myenda, bisa kurangira umukino ukinwe abambaye Jesse nk'izo. Ku murongo wa telefone tuhafite bwana araducitse, ndabona bitari gukunda, sinzi ikibazo gihari. Jira turebere ku buhanga bw'ibyuma. Ugeze wa Rayon Sport rwose Jean Paul wa telefone. Jean Paul uratwumva neza? la ntabwo bidukundiye, ariko nibyo nimo nsobanura. Ni equipe nka Rayon Sport yagiye mu kibuga rwose abona ko yambaye Jesse idafite ikirangantego na kimwe. Baravuga bati ibi ni ibiki. Hanyuma nyuma y'umukino twaje kuganira n'abafana batandukanye, baratubwira bati ibi ni bigaragaza ko muri Rayon Sport harimo icyo twakwita desorganisation cyangwa se organisation itameze neza. Baravuga bati abyanga byakura ntago equipe nka Rayon Sport ariyo kujya mu kibuga yambaye Jesse imeze kuriya. Amakuru mfite ngo nuko equipe ya Rayon Sport iriya Jesse gatero yari yateguye, ahubwo ngo bisi yagomba kuzana Jesse yo kwambara ku mukino ngo yasigaye mu nzofi. Abyumva neza abarayo rero ngo yasigaye mu nzofi. Rero ntabwo nabyemera, kuko byari byose ikipe uko ibifite delegation ishinzwe imyenda yayo, ariko bakubwira ko nyine bari bayifite n'ubundi. Gusa ubwo umuntu yabashinzwe bisi nakererwa we na mbutiyaje ikipe mbere yuko ujya mu kibuga babanje kujya muri dressing room bakabanza kureba ibintu byose mba bihari. Ase wamugani ngo Rayon Sport yagiye nta myenda. Ase wamugani ibi ntabwo bisobanutse. Jean Paul naza kudufata niwe uraza kuduhereza version yayo, kubera ko ahandi dushobora kuba tuvuga ibintu wenda tudasobanukiwe neza, cyangwa se tukavuga amakosa, ariko igihe hari nyine ibintu bisa naho bitishimiwe habe na gatoya. Reka mpite ni ihuta cyane nerekeze muri Qatar. Ni imikino y'igikombe cy'isi ikomeje kugenda iba, amakipe atandukanye kugenda yigaragaza. Nibyo rero makomeza kugenda mubikurikirana. Igikombe cy'isi ndaza kugenda nyibasangiza, mpite nkurikizaho ibitekerezo byanyu. Ati nitwa Iyamuremye Vedaste, ati ndabakurikiye cyane kabisa nibere mu ntara y'Amajyepfo. Ati mukomeze mudohereze izo updates. Ati turabakunda cyane kabisa. Ati nitwa Isingizwe Focus, ati mbakunda nibereye Inyagatare. Ati Rayon Sport yacu yarangiye. Ati bayakenye ndabona kwandika ibintu byinshi cyane n'abandi batandukanye. Rero banditse ibitekerezo byanyu, reka mitima bashimira cyane kabisa. Nshimire mwese mwamaze gukora subscribe, hanyuma tusubire ku munsi w'ejo tugenda tuganira byinshi bitandukanye. Gushime cyane Alexandre. Nandi ndabashimiye cyane rwose. Akoze cyane.
sana. Asante sana.